reba kandi wumve isi dutuye. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco wabeshywe na benshi. Ngwino mugirana amasezerano akuvure uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Umwana ntakirya, umugore ntakibona isabune kubera indazirwa ziceza ngo baranywa kubera saa yine ngo niba amatara zimwe ubwo baha hose babicika byaradogereye ahubwo ni ukuvuga ngo niba habaga mwadukangurira nk'ubuyobozi nibura bukaba haba hafi ubwo ni uburaya bwaciye ibintu bwasaze byatumye basara iyi Kamboje yarabasarishije ngo ntabwo twavuga ngo ntibuhari uburaya burahari Kamboje zirahari ariko n'abatarindana nabo barahari. Reba kandi wumve isi dutuye. Ibi bijyana no kuba ngo muri iyi santire abantu barara mu tubari babyina mpaka bukeye ku buryo mu tubari haba hari abantu b'ingeri zose yewe n'abagore bakuze. Kamboje hano barara babyina barabaceza ugasanga umugore w'umugabo ari mu kabari abacuruzi babacuranga abagore bagaceza abagabo bagaceza ubwo se birakwiriye. Abagore barara mu kabari baceza ahubwo dufite abagore badusenyera b'indaya barara baceza umugabo wamuvugisha akagukira mu maso ntabwo ari amakabyo. Uyu mujyi wose usenywa n'indayi ziba ijoro ryahana kuva ku saa sita z'ijoro mu masaa saba abagore budu babara. Ubundi abantu cyane abantu b'abamama b'ababyeyi bati ingo zabo bakaza hano Kamboje ugasanga amasaha bakabe bacunga ingo zabo bazitaye bibereye mu kabari. Icyakora umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruramira Bwana Bisangwa Emmanuel ibivugwa n'abaturage bitera utwatsi ko muri iyi santire nta buraya buharangwa. Uburaya bukabije bwo ntabwo twavuga ngo hari uburaya bukabije gusa iyo ahantu nk'ahariya hakuriye abantu benshi buriya buraya ntabwo wenda ari ikintu kiba ari ikintu kiri ku mugaragaro. Akenshi ukora uburaya bikora mu ibanga ntabwo rero hari uburaya wavuga ngo burakabije cyangwa ngo hari abantu bagize umwuga uburaya ubwo ababivuga wenda babumvise hari uwasambanye cyangwa hari uwagize gute ariko nta buraya twavuga buhari bwo. Gusa nubwo ubuyobozi bubihakana ngo buraya burangwa muri iyi santire bwatangiye gusenya imiryango ku buryo hari abata ingo zabo bakajyana nabo bahuriye muri ubwo buraya ndetse no mu tubari. Ingo z'abagabo n'abagore birakomeye ahubwo ni ukuzisengera. Nyine ubwo ngubwo abagabo benshi barimo barasenya ingo abagore abandi barimo baratwara abagabo b'abandi nuko nyine. Niyo ngubu rero ejo bundi umugabo wanjye yagurishije ibiti amafaranga 5,000 yaraye mu rugo ko hano hari n'agasitimu yaraye mu rugo yaza akambwira ngo umugore uba kwa mukama kuzaranduta kandi narako batandukanye abagabo bonce abagabo bese nta bukigira umugore biterwa n'uburaya bwaje muhara. Abavuga uburaya bukabije mu santire ya Kamboje umurenge wa Ruramira w'akarere ka Kayonza babihuza no kuba muri iyi santire harangwamo ibiyobyabwenge utaretse na kanyanga binahungabanya umutekano w'abaturage bagasaba ko hakabaye hafatwa ingamba n'ubujyanama bw'inzego zihariye. Reba kandi wumve isi dutuye. Hamwe mu hagaragara ikibazo cy'ubuharike ni mu kagari ka Muhira mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Aha hari bamwe mu bagabo bari gushaka umugore urenze umwe. None se wahora mu ntobo rimwe nk'ibuto wahindura. Twakubera ko umuntu ari kuza akakubeshya ngo afite umugore umwe ngo ni wowe wa mbere ugasanga afite 3 4. Nta mu mudugudu wa Kizi mu kagari ka Muhira mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu uretse bamwe muri aba bagabo biyemerera ko bafite umugore urenze umwe. Wapi aragusuzugura. Nashatse umugabo nyine nzi ko ari umusore ngeze nsanga afite undi mugore birangira nivire kuko ntari nshoboye guharika. Nureba ko ndi umusaza se ndazana inkumi kansazu. Hari n'abandi bagabo bari muri komite y'umudugudu wa Kizi muri aka kagari ka Muhira nabo bafite umugore urenze umwe ibyo abaturage bita ubuharike. Ariko njye mbona kibazo ari ubuyobozi kuko abayobozi bose ko ari 3 bagize iyo komite bose bafite abagore babiri kuko nageze ino nzanga mudugudu afite abagore 2 nsanga ushinzwe amakuru afite abagore 2 cyakora umutekano we umugore wa kabiri we yazanye ngeze ino babyaranye umwana umwe afite umwaka n'ibiri. Umuyobozi w'uyu mudugudu wa Kizi mu kagari ka Muhira mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu yitwa Manishimwe Flavie ni umwe mu bahamya ko ikibazo cy'ubuharike gikomeje gufata intera ikomeye aha batuye cyane ko nawe ubwe ubuharike yabukoze. Bafite abagore 2 kandi ndabatunze babakiye boro bavuga no kuvuga gusa bafite abagore 2 babakiye baratuye
kandi ubwo nayoboye mbafite. Abaturage baha basaba ko ikibazo cy'ubuharike cyahagurukirwa kigacika kuko gikomeje gukurura amakimbirane mu miryango ndetse no gusenya ingo muri aka kagari ka Muhira mu murenge wa Rugerero. Hari guhoraho indambara za buri munsi ziturutse ku bagore bari kwinjiza abagore mu mago, abagabo mu nzu. Afite umugabo w'umusore atari n'umusaza, umugabo nyine yabagiye gusoma icupa ngahano, yaba arisomye yatagara mu rugo agasanga yanzira imundi muntu, yasanga kwanye ngo yoyo bakamufatanya bagakubita noneho none ubwo nukuvuga ngo wawe ufite imbaraga nawe yani ngo umuntu w'umusore ngamwe aravuga ati ndawe birarangira nawe akabakubise wa wundi wasanzemo ugasanga imanza hano ntibareba izo manza za hano zirahari nyinshi. Amakuru atangwa n'aba baturage ngo nuko aho batuye hari umubare munini w'abashakanye mu buryo butemewe n'amategeko, ni ukuvuga ko baba batarasezeranye. Ibi bikaba bikomeje kuba intandaro y'ubuharike bugaragara muri uyu mudugudu wa Kizi mu kagari ka Muhira mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Usezerana ku bushake bwe kubera ko nabo bayobozi ntibakwigisha kujya gusezerana nabo bwabo bitabarimo. Bizimana Faustin uyobora umurenge wa Rugerero by'agateganyo mu karere ka Rubavu yemera ko ikibazo cy'ubuharike gihari, icyakora akavuga ko batangiye ubukangurambaga bugamije gukemura iki kibazo. Ikibazo cy'ubuharike mu murenge wacu kirimo ariko ntabwo gikabije. Rero mu nama zitandukanye tugenda dukora n'abaturage tubasaba kwirinda ibintu kuko ni mu bimwe biza n'amakimbirane mu miryango. Ubusanzwe itegeko ry'umuryango mu Rwanda ryemerera umugabo umwe gushaka umugore umwe, bikagenda gutyo no ku mugore nawe agashaka umugabo umwe. Ubuharike ntibwemewe mu mategeko y'u Rwanda, ariyo mpamvu ababikoze babikora mu bwihisho ugasanga bikuruye amakimbirane ashobora no gutera impfu. Nka mu murenge wa Rugerero abaturage baratanga impuruza kuko ubwo buharike bukomeje kuba intandaro y'isenyuka ry'umuryango ndetse n'amakimbirane akunze kuhagaragara. Reba kandi wumve isi dutuye. Gaseke rwose karyoshye utuziriga. Abantu dusanga ko gaseke reba ukuntu twicaye. Hari ikibazo so ubona. Ni bamwe mu batuye mu midugudu itandukanye bahurira mu isantere y'ubucuruzi ya Butare akagari ka Cyambwe umurenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi. Ni abaturage TV na Radio 1 byasanze muri tumwe mu tubari two muri iyi santere basangira gahiye. Igitangaje kurushaho nuko bemeza ko bakomeye ku muco wo kugasangirira ku muheha gakondo ngo kuko ari kimwe mu bibafasha guhuza urugwiro. Cyambere burya dufite agakenge kameze gutya, ni urukundo tuba twikundane, tukajya inama tukaganira tukuzuzanya iterambere. Ariko agaseke kacu yuko tugasangira nk'abavandimwe twumva ko turyohereje mbese nk'agatama kacu tuba duhuje urugwiro. Agaseke tugasangiriraho kubera urukundo tuba dufitanye kandi dusangira twizeranye. Uwo utizeye ntabwo mwasangira kandi ngira ngo nta bugome buhaba ngo nirinze mugenzi wanjye. Rero ubundi umuntu yaragutumiraga akazana akabindi agatereka imbere mu gisharagati bakazana inzoga bagasukamo kavuga ati babiri hariya imihega iri mu kibindi ahagarariye inzoga akagenda amenya umuntu wanyweye n'utanyweye. Abenshi muri bo bahuriza ku kuba ngari umuco bahuriraho kandi bamaranye igihe kirekire ubafasha kwishimana ndetse ukabarinda kwishishanya hatagize uwikanga undi mu mibereho yabo, bityo ko mu gihe nta ngaruka bibagiraho nk'iz'uburwayi cyangwa ikindi nta mpamvu yo kudakomera ku muco gakondo. Kubera urugwiro twagiranye turasangira, umwe akagira inama undi iterambere, niba ari guhinga ibigori nose umuntu akunda none nta mugabira n'inka. Mfite imyaka 56 akagahe akanya nkanyweraho na bagenzi banjye. Ubwo niba harimo ingaruka ntabwo tubizi, ntazo ndabona. Bafite ubumenyi buhagije ibyo barabibona, ariko kuri twebwe hatwe tubona nta ngaruka dufite kuko dusangira nta kibazo dufite rwose. Ubundi iyo usomeye ku museke mbese urabizi ko kera abantu banywaniraga ku gaseke bari mu gusangira nka gutyo. Hano urabona ukuntu abantu bagiye bicaye baba bafite ikipe yabo bizeranye, urabona numva rwose mu bintu byo kunywa kuri twe nta kibazo na kimwe biteye. Indwara se igihe twavukiye kwa sogokuruza musanze basangira ku gaseke kamwe bakizerana tugatumirana mwe tukomeyeho. Ariko iyo bivutse nk'ibyo bibazo turongera tugasubira mu byo leta dusaba, ibibazo byarangira tukisubira muri gakondo yacu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira Nyirandayisabye Christine
bavuga ko umuco wo gusangirira ku muheha utemewe kuko bitera kwanduzanya indwara zitandukanye, bityo ko nk'ubuyobozi barongera ubukangurambaga bukangurira abantu cyane cyane abanywa inzoga kwirinda kuzisangirira ku muheha. ntabwo ari byo abo ngabo ubwo turaza icyo dukorana inama n'ubundi abafite utubari tukabagaragariza amabwiriza y'isuku, hanyuma rero mu nyuma yo kwigisha iyo abantu bakomeje kubikora hakurikiraho ibihano. Ubwo gusa nyine kubera ko tuzi ko ari santere nyine ihoraho utuntu tudasobanutse tuyihora hafi, nakubwira ngo dushobora kumara ukwezi tutagiye gukorera y'inteko y'abaturage. Ubwo ibyo byose nabyo tuzongera tubisubiramo twongere twigishe, kubera ko kwigisha ni uguhozaho nyine nta kundi. Nubwo bimeze bitya, hashize igihe kirekire leta y'u Rwanda ikangurira abaturage kureka umuco wo gusangirira ku muheha kuko byagaragaye ko bashobora kwanduriramo indwara nk'igituntu n'izindi zandurira mu kanwa. Umwanzuro wo guca uyu muco wafashwe mu nama y'umushyikirano y'umwaka wa 2005, ni ukuvuga ko hashize imyaka 19 haciwe umuco wo gusangirira ku muheha. Reba kandi wumve isi dutuye. Birakiba kimuzi cyarakuntu igisambo nta kuntu kitamenya gitifu. Gishobora kuba kitamuzi kuko iyo kimumenya ntago cyari kutinyuka. Kuko gitifu aba ari umwanzi w'ibisambo. Ntago cyari gutinyuka kuniga gitifu. Komeza dukomeza. Gitifu abonye kimwambera kinyaruka. Kandi amakuru urayatanga nk'umuntu ubizi neza kuko iba bibayemo ibihe birengeje 2 wanizwe kenshi. Nese nanjye nari gitifu. Ufite uburenganzira bwo kubisobanura neza. Uri kumva? Hanyuma gitifu abonye ko bamucape telefone igisambo arakinyarukana. Gitifu akirukanka inyuma. Akirukaho. Bageze imbere igisambo cyo cyamufashe. Kiramucakira. Kubita hasi. Kimutera umuniga batige wazana wa gitifu weho. Telefone kirayibika cyanamuvuna nakaguru. None kizigisambo. Bindi byakurikiye mbiguhe bimpe myumve. Umva ari kuvuza induru turangije turabaza ati ese wowe uri gutaka urinde te ni gitifu w'umurenge tanga nyine ni gitifu w'umurenge umuhungu wa hara yamukize hano yamuneze nyine. Uwo watakaga abagore 3 bakamutabara ni Twishime Dieudonné, umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Gatumba mu karere ka Ngororero. Abagore 3 bavuga ko bamutabaye umusore witwa Bedi ari kumuniga. Abavuga ko bagiye bakumva umuntu arimo arataka bamubaza ngo urinde, akavuga ko ari umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Gatumba. Basohoka bagasanga igisore kimwubaraye hejuru kirimo kiramuniga, hanyuma umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Gatumba bakabona yavunitse ukuguru, niko guhita bamufata bamujyana kwa muganga. Kugeza ubu icyumweru kigiye gushira ataragaruka mu kazi. Nasanze yamundigiyemo hano uwo muhungu yanize gitifu yitwa Obedi. Nari ncanye telefone mu mukura nabaze ni uwo mugabo uri kumuziza icyo uwo muyobozi wacu uri kumuziza iki. Narangije mufasha akaboko arancikanyururuka nariruka. Ambwira uriya mudamu n'uyu mukobwa mugende mutabaze kwa Nizeye ko gitifu bamwiciye hano. Arambwira ati yanyibiye telefone yanamvune. Muri tsano nsanga hano habaye umweru yahavune. Turi mu rugo twumva umuntu ari gusakuza ari kuvuga ngo bamutabare. Noneho tuza ndabaza ngo urinde utabaza. Nge na mama turamanuka dusanga nyine ni gitifu w'umurenge umuhungu wa hara yamukize hano yamuneze nyine. Baramufata uriya muhungu ne waje mama amufite ku rutugu amukuramo urukweto bamujyana nyine ku muganga. Twumvishije umuntu ataka twumva ari kuvuza induru turangije turabaza ati ese wowe uri gutaka urinde te ni gitifu w'umurenge. Aba baturage baranenga Obedi wanize ndetse akanavuna ukuguru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatumba. Twabonaga ari bikomeye, akaguru kagendaga kigira gutya tubona katazaba atari akaguru kazongera gukora. Abantu bagira urugomo nk'urwo kujya babafata bakabafunga bakagenda nyine bakabahana. Turabanenga cyane rwose. Ku ruhande rw'inzego za leta, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Gatumba Hategekimana Alexandre ndetse akaba n'umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi muri uyu murenge yabwiye TV na Radio 1 uko Obedi inzego zibanze ku bufatanye n'iz'umutekano zahise zimufata zimushyikiriza urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Ngubu arimo arakurikiranwa ndetse ngo banamufatanye telefone y'uwo munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yari amaze kumwambura. Umuntu nyine rumva cyagaragaye nuko twasanze telefone ari uwo muhungu uyifite
bikekwa ko ari nawe washoboye gutuma avunika. Ingingo ya 234 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko umuntu wese ukubita cyangwa ugira urugomo urwo ari rwo rwose, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko, ugize guverinoma, ushinzwe umutekano cyangwa undi muyobozi, mu gihe uwo muyobozi akora umurimo ashinzwe cyangwa bikaba ariho biturutseho abakoze icyaha, umuntu ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5. Iyo gukubita byateye ibikomere, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitageze ku myaka 7. Iyo urugomo rwakozwe byagambiriwe cyangwa byateguwe cyangwa byategewe igico, igihano kiba igifungo kirenze imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Iyo urwo rugomo rwakozwe rugamije kwica, igihano kiba igifungo cya burundu. Reba kandi wumve isi dutuye. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirana amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka.